rero kuba dukurikira biba byiza cyane ugasobanukirwa ngo okay Theodette yampamagaye kandi yavuze ko anshaka ariko ibintu anshakira mu by'ukuri ni ingenzi wenda kuri we sibyo ariko kuri jewe ntago byihutirwa sibyo bishobora kuba ari n'ingenzi kuri we ari n'ingenzi kuri njyewe ariko ntibyihutirwa nk'iyi minota 30 idafite ikindi kizayisimbura mu buzima ukamenya ngo ndaza kumubwira nti rero Theodette ndabyumva uranshaka kandi rwose ni ingenzi biranihutirwa ariko nyihanganira isaha iyi niyi bize gukunda kuko ubwo bigarutse hahandi ho kunda mugenzi wawe nkuko wikunda niba jewe nari nshatse kugira ngo mbanze niyiteho ariko kandi naniwe kwiyitaho ngiye kwita kuri Theodette hari n'igihe nza juste kugira ngo nkwitabe ariko mind yanjye itari soba ariko kantu nashakaga nanone kuvugaho hari igihe umuntu aza guhamagara ugasanga kwera ko udafite sober mind uritabye ariko urimo uramuvugisha kugira ngo yihute ave ku murongo ibyo ngibyo ntago mu by'ukuri niba nkwitabye hari icyo ushaka kumbwira kandi nkaba nkwitabye mu munota mbona ko ntari aleze ntari muri safe space cyangwa ndi okay kuvugana nawe turaza gutandukana n'ubundi ntacyo nkumariye ibyaba byiza rero mu nzira yo kwikunda kuko ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda niba ngewe nshaka ko Theodette anyitaba akampa umwanya sibyo nanjye ngomba kwitaba Theodette mfite umwanya wo kumva message agiye kumpa cyane sibyo ubwo nibwo buryo bwo kwikunda biba byuzuye cyane